Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana riratubwira ku byerekeye ibi bikurikira. Ibihe by'Imana sibyo bihe byacu. Kadusoma muri Matayo 24 umurongo wa 45 tugeze kuri 51. Ibihe by'Imana sibyo bihe byacu. Mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwigurira ibintu bye byose. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, amucemo kabiri amuhanane n'indyarya, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Amen. Mufate verse imwe gusa niho rufunguzo ibyo twigemo 48. Ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze. Nimushaka musuri nyaho databuja aratinze abari ry'umwandika. Ubwo ngo rufunguzo ibyo turi bwige. Databuja aratinze. Databuja aratinze. Ibyo ni bimwe kwandika. Hano igice cya 24 na 25 nibyerekeye kuba maso, kubyerekeye ugaruka kumwami. Nkuko mubizi Yesu yakunda kwigisha mu migani. Amen. Hano rero atubwiye imigani itandukanye, wisomye no mu gice gikurikira aratubwira imigani itandukanye, abari b'ubwenge n'abari b'abapfapfa n'abagaragu shebuja yafashe urugendo akabaha amataranto. Byose bivuga ku byerekeye kuba maso, être vigilant, kuba maso, être prudent. Hano rero aravuga ngo ninde mugaragu umwizerwa, amen, witwararika shebuja asize kuba abo mu rugo rwe kugira ngo abahe ibyo kurya mu gihe gikwiriye, ngo hanyuma ngo ahirwa uwo mugaragu shebuja nagaruka azasanga ari mu nshingano, ngo azaza amugororere, il établira sur tous ses biens, azamuha gutwara ibintu bye byose. Ariko ngo nimba uwo mugaragu afite umutima mubi, akavuga muri we ngo databuja aratinze, ngo databuja aratinze, agatangira gukubita bagenzi be, agatangira kunywa no gusinda, ntabe muzo nshingano, ngo shebuja azaza mu gihe atibaza. Amen. 51 ngo uwo mugaragu mubi azamugira gute? Uwo wavuze ngo databuja aratinze ava mu nshingano azamugira gute? Amucemo kabiri. Azamucamo kabiri. Amuhanane n'indyarya. Mwana kuri Imana yanga indyarya? Indyarya, hypocrite, n'umuntu ibya profesa hano sibyo habamo. None se wavuga ko uri umukristo gute ibyo uvuga ibyo uririmba ariko wareba umutima wawe nta uhuriye n'ibyo uvuga n'ibyo uririmba? Yesu avuga hano rero ngo azahabwa umugabane n'indyarya. Uwo mugaragu mubi yaretse gukora inshingano ze, none akavuga ngo databuja aratinze, agatangira rero gukora cyangwa kujya no mu bintu bitandukanye n'inshingano yahawe. Hano uyu mugani utwigisha iki uyu munsi? Urabona ko uyu mugaragu mubi yavuze ngo databuja aratinze. Ni ikibazo cy'ibihe. Bivuga ngo ibihe by'uyu mugaragu yabonye yuko bimwereka yuko nta mpamvu yo gukomeza ategereza uwo shebuja. Uyu munsi turimo rero turi muri izi nyigisho za Yesu. Abantu benshi
bazi ko Yesu atinze, bazi yuko Yesu ijambo yavuze ndaza vuba ari amagambo adafite agaciro. Ariko hari ikintu ukwiye kumenya, hari ibihe byacu twebwe abana b'abantu, ari n'ibihe byayo. None uraza kuvuga gute ko atinze? Uzaba ushingiye ku bihe bihe, ibihe byawe cyangwa ibihe bye? Icyo nicyo kibazo. Aratinze par rapport à quel temps? Aratinze ubigereranije n'ibihe bihe, ibihe byawe cyangwa ibihe bye? Iki kibazo muracyumva? Umwami aratinze dukurikije ibihe bihe. Mwibuke introduction navuze ibyo Petero yavuze. Kwizera twongerezeho, ingezo ziza twongerezeho kumenya. Turinteroje ijambo ry'Imana, turabaza ijambo ry'Imana. Aratinze uhagaze ku bihe bihe. Ese ibihe byacu nibyo bihe bye? Reka mbaho urugero rumwe mu bimenye. Mu mateka y'isi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na karindwi, kuva isi abantu bayiriho, mu mateka y'iterambere ry'ubwenge bw'abantu, kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na karindwi, abantu bari bazi yuko ibihe ni bimwe hose mu isanzure. Ari byo Newton yise le temps absolu. Kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda na karindwi, abantu bari bazi yuko ibihe ni bimwe hose. Il y a un espace absolu, un temps absolu. Kuvuga ngo aho uri hose ibihe ni bimwe. Nubwo mu buzima bw'abantu biba bitandukanye, ariko biheswe n'ibihe bidahinduka. Kuvuga ngo ibihe ni bimwe mu isanzure. Le temps est absolu. Waba hano ku isi, waba kundi mubumbe, cyangwa ku yindi galaxy. Usibye ko galaxy ntago bari babizi, kuko galaxy yacu itwa la Voie lactée niyo yonyine yari izwi ugejeje mu gihe cya Einstein. Muri icyo gihe mvuze igihumbi kimwe magana cyenda na karindwi, hari hazwi galaxy imwe gusa, iyi yacu la Voie lactée. Nta yindi bari bazi galaxy ko ari imwe. Kugeza mu gihe cya Albert Einstein bari bazi ko galaxy ari idurimo gusa. Hanyuma Albert Einstein mu bushakashatsi yakoze ibyo bita relativité restreinte, igihumbi kimwe magana cyenda na karindwi, hanyuma igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatanu agahita agira ubundi bushakashatsi bwitwa relativité générale. Aho niho yaje kwerekana yuko le temps n'est pas absolu. Nivuga ngo ibihe si bimwe hose. Nivuga ngo hari ibihe turimo, hari n'ibindi bihe iyo uhinduye aho uba uhagaze. Ibyo byaje kugaragara gute? Byaje kugaragara hageze aho bavuga ibyerekeye impanga ebyiri, ibyo bita paradoxe des jumeaux, twin paradox. Nuvuga ngo urugero ni rubafashe, iyo impanga ebyiri, amen, zifite nk'imyaka 30 ku isi, noneho umwe agafata urugendo rwo kugenda mu isanzure ku muvuduko uri hafi y'umuvuduko w'umucyo. Tuwavuze ko umucyo uvuduka kilometero bingahe? 300 ku isegonda. Noneho umwe agafata urugendo muri yo anje, muri cyo ikoresho arimo icyo gajuru, akavuduka mu muvuduko uri hafi y'umuvuduko w'umucyo. Noneho akagenda hafi ku muvuduko w'umucyo, hanyuma akazagaruka igihe runaka. Vuga ngo
yagiye asize umuvandimwe we, bose bafite imyaka 30. Wabyumvise? Bose bafite imyaka 30. Noneho amara aho yagiye imyaka 50 yo mu isi. Wabyumvise? Uruwo byitwa ko bose bamaze kugira imyaka 80. Nagaruka, wabyumvise, azasanga uriya muvandimwe yasize ku isi ni umusaza w'imyaka 80, ariko we aracyafite imyaka 35. Ntabwo ari imigani, c'est scientifique. Ni ukuvuga ngo rero ibihe birahagarara iyo tugiye ku muvuduko uri hafi umuvuduko w'umucyo. Nibyo bita relativité du temps. Ni ukuvuga ngo rero iyi rukuruzi turimo ituma dusaza, ibihe bigenda buhoro. Ariko iyo tuvudutse ku muvuduko w'umucyo, ibihe birahagarara. Imyaka 50 yo mu isi hariya ari ababona ko yagiyeho nk'imyaka ingahe? 5. Mbaye urugero rw'imyaka 5. None Bibiliya hari iki bivugaho? Isi yabimenye mu mwaka 1907, ariko Bibiliya hashize imyaka 2000 yarabivuze. Ba Einstein baje kudekuvura ibimaze imyaka 1000 hafi 2. Turiga iki? Hari ibihe byacu n'ibihe by'Imana. Reka tujye muri Petero. Haleluya. Petero wa 2 ibice 3:8. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mwigeze kumitekereza ibyo? Mwigeze kumitekereza? Ngo mbere y'umwami, ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe. ngo ntirikabasobe, ngo mumenye ubwenge bwaryo. Yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000. Umunsi umwe ni nk'imyaka 1000. N'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. N'imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe. Mwe mubyumva mute? Mubivuga gute? Ngo ibintu bikabasobe, ngo imbere y'umwami Imana umunsi umwe ni nk'imyaka 1000. Okay? Iyo bigarukiraho, ngo n'imyaka 1000 ni umunsi umwe. Iyo bitekereje mumva ijambo rivuga iki? C'est la relativité du temps. Nuvuga ngo umwami Imana, haleluya, aho ari, haleluya, haleluya. Reka tubyite ngo muri physique référentielle. Aho ari umunsi umwe, amen, uwanye n'imyaka 1000 mu bari mu isi. Ntabwo birangiye. Ngo iyo uhagaze no mu isi rero, imyaka 1000 yaho hariya ni umunsi umwe. Wabyumvise? Bivuga ngo rero hari notre temps, hari ibihe byacu n'ibihe bya hariya n'ibihe by'Imana. Wabyumvise? Mwebwe muri hano, Yesu kuva aho yavuye mu ijuru hashize imyaka ingahe? 2000. Mu ijuru amaze iminsi 2. Yagiye Saturday, none turi Sunday, none ngo yatinze. Je n'invente rien. Murakurikira? Iyi Bibiliya iyishwe mu bwenge buhambaye, nuko na ba Einstein ntabyo bamenye, kuko ntacyo bavumbuye kitari hano muri Bibiliya.
bariho barashemangira la relativité du temps, yuko le temps n'est pas absolu. Murumva ngo ibintu bibasobe. Kinyarwanda no kuvuga iki? Nimube abafafa kuri ibi dushaka kuvuga, ngo mumenye ngo imbere y'umwami Imana, amen amen, umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi, ngo n'imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe. Nuvuga ngo rero kuri twebwe Yesu asezera abigishwa be ku musozi wa Elayono amaze imyaka 2000. Si myinshi? Si myinshi kuri twe? Abo yasize baracyahari, barapfuye, ariko we ahari amaze iminsi 2. Nimubase ko mutigeze munabitegereza. Ni iminsi 2. Ninde afite iminsi 2 hano? We amaze iminsi 2. Ibyo nibyo science yaje kudekuvura, yaje kumenya mu kinyejana cya 20, mu 1907, nibyo bita twin paradox cyangwa paradoxe de jumeaux. Bafite imyaka 30, umwe aravudutse mu muvuduko hafi w'umuco, amen, bamaze imyaka 50 batabonana, agarutse mugenzi we yarashaje, aracyari umusore, kuko yagiye ku muvuduko hafi w'umuco. Le temps s'arrête. Ibihe bira icyo science yavumbuye, le temps est élastique, le temps peut se rétrécir. Nuvuga ngo ibihe bishobora gukururika, ibihe bishobora kugabanya. None nk'ubu jewe ngiye muri uwo muvuduko w'umuco, nkagenda ngana isanzure kure, sibyo? Amen. Hano hakanyura mu myaka 100. Ninde nasanga hano? Ninde nasanga hano? Ningaruka hano nzaba nsa nkuko nagiye, ariko hano muri isi ibintu byarahindutse. Wenda Muhazi yarakamye, ahubwo mu mwanya wa Muhazi hariho imiturirwa. Mwaje bise ibi ntabwo ari inzozi, c'est la science. Amen. Kandi science ni kuvuga iki? Ni ibintu bidashidikanywa, ari ibintu bikiri teori, bishobora kunyomozwa cyangwa bikemezwa, ariko ibi rero byo byaremejwe, ntabwo bikiri ini teori, ni ibintu byaremejwe. Ibihe ntabwo ari bimwe, hari ibihe byaha bitameze nk'ibihe by'ahandi, kandi Bibiliya hano yabitubwiye ngo mu ijuru ibihe byabo bitandukanye n'ibyacu. Ntabwo rero umwami atinze, kuko afite ibihe bye bitandukanye n'ibyawe. Amashimenje ku mwami Yesu Kristo. Hano ngo jewe ngo narasengeye ngo ibi nibi ngo hashize imyaka 10 ngo none ndabivuyeho sizongera no kubisengera, wenda ntabwo ari ubushake bw'Imana, ugatangira kwiha ibisobanuro byinshi. Umaze imyaka ingahe utegereza? Imyaka 10. None se imbere y'Imana umaze igihe ingana iki? Nta masugo na matière se ahubwo. Mwabibonye? Haleluya. Iri jambo rero tumaze gusoma ni ijambo uyu munsi riri muri science byitwa la relativité restreinte et la relativité générale ya Einstein. Ibi birigo muri physique, ntabwo ari ibindi, n'amahame. Hari ibihe byaha bitameze nk'ibyahandi no muri physique mu byaremwe. None hano Imana yarahishuye ngo mwebwe wo mu isi nimuzajye mufata ibyanjye mubipimisha ibihe byanyu, kuko bizahava bibajyana kwemeza ko mbesha. Wabyumvise? Nimuzajye musuzumisha ibihe byanyu amasezerano yanjye, kuko muzageraho muvuga ko mbesha.
ahubwo nimumenye ngo hari ibihe byanyu hari n'ibihe byanjye. Nimba naravuze ibintu ntabwo mukwiye kubisuzumisha ibihe bya kimuntu, ahubwo mubisuzumishe ibihe byanjye. Ari ibintu Imana yatubwira mu mwaka za 80, Imana ikatubwira ibintu kugeza aho umuntu atakinabyibuka. Iyo utibuka ukuvuga ngo wabivuyeho, hanyuma rimwe ugakanguka bya bintu birabaye. Ibyo mbabwira nibyo. None habaye iki? Habaye kutamenya ngo hariho relativité du temps. Le temps est relatif. Ni ibihe byanjye cyangwa ni ibihe byayo. Urebe no mu bisanzwe umviriza bavuga ko ni ibihe byacu, tureke ibihe by'Imana ni ibihe byacu. Iyo umuntu ari muri gereza n'umuntu ari hanze, ibihe byabo si bimwe. Isaha imwe muri gereza iwanye n'imyaka 10 yawe. Bayita le temps psychologique. Mwabibise? Bayita le temps psychologique. Isaha ni imwe, iyo ufite niyo afite muri gereza ni imwe, ariko yawe irihuta. Iye ntabwo igenda. Mwabyumvise? Twakabuze byinshi kuri ibyo. Haleluya. Le temps psychologique. Amen. Nibindi. Ariko nashaka kubabwira ko hano Imana yatubwira ngo ibihe byanjye nibyo navugiyemo. Ntago navugiye mu bihe byanyu. Nivuga ngo ndagiye kubategurira hanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, ngiye kubategurira hanyu, Yohana 14 ku murongo wa mbere, nimara kubategurira hanyu nzagaruka kubajyana aho nzaba ndi niho namwe muzaba. None ukavuga uti ko yavuze ngo waragiye kote yacu, none hashize imyaka 200 aracyategura. Iyo miteguro n'ubwoko ki? Nukuvuga ngo we aravuga muri taye, aravuga mu bihe bye, nawe ukajya kumujija mu bihe byawe. Gamuze ati ubyumva gute? Iyo mbonana na Albert Einstein uyu munsi, hamwe no kumukurira chapeau, c'était un génie, le théoricien de la physique. Imana yahaye ubwenge buhanitse, génie, ko n'ubwenge bw'Imana ntiyakubimenya ubwe. Namukurira chapeau. Amen. Intambwe yateje isi turimo, ariko kandi namubwira ngo hamwe n'ibyo rero paradoxalement ntacyo wavumbuye. Kuko hano Petero, amen, yabivuze wowe utaranabaho. Le temps est relatif. Biri muri Petero 2 ibice bingahe? 3:8. Ça c'est la découverte d'Einstein. Le temps est relatif. Amen. None Imana irashaka ko twanzura iki? Iyo umaze kumenya rero yuko hari ibihe byanjye n'ibihe byayo, amen, uhita utahura ibyo yavuze kuri wa mugaragu. Yavuze ngo databuja aratinze, yatinze ku isaha ye, ariko shebuja ntabwo yatinze ku isaha ye. Ko isaha ya shebuja imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe, n'umunsi umwe ni nk'imyaka 1000. Yatinze ku isaha y'uriya mugaragu mubi, ariko ntabwo yatinze ku isaha ye. Hallelujah. 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 Amen. 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 Reka rero mbabwire ikintu kimwe. Kumenya ibituro turavuga bituma umwuka wera arema muri wowe ikintu cyitwa gukorera umwami wihanganye. Kuko uzi yuko ibihe wowe
utazi, biriya wihanganyemo uzabona nyiri gusezerana abisohoza ibyo yavuze. Nimba warasengeye iki ukizera ko Imana izakiguha kandi biri mu masezerano ye, ntago bihabanye n'ijambo ry'Imana, ntukabiveho. Ntukarebe ibintu ngo binyomoze ibyo wasengeye, kubera yuko isaha y'Imana ntabwo igendera ku byo tubona. Iyo isaha y'Imana igeze, ibintu byose bitangira gukora mu buryo macuri. Umva, iyo isaha y'Imana itangiye, tuvuga Imana saa 3 ku kadomo, saa 3 yo kumanywa, ni Imana iri gukora ikintu saa 3. Amen. Ku isaha yayo. Iyo hatangiye kubura amasegonda, amen, abagendeshaga amaguru bagendesha umutwe. Mwabyumvise? Hatangira kuba ibintu biri abnormal. Ibyari bikomeye bigatangira kuba ibinyantege nke. Imisozi igatangira kubyina dombolo. Kandi imisozi tuzi yuko iri stable. Abantu uko bitwaraga bagatangira kwitwara mu buryo butandukanye. Ibintu bitangira kuba iyo ta pelle-melle, bitangira kwivanga. Abantu nibavuga ibi bintu se ni biki, kubera yuko isaha y'Imana yenda kugera. Isaha y'Imana yenda kugera, abantu n'ibintu bitangira guhinduka. Abafite rero discernement, ishurirwa ry'Umwuka Wera, batangira kuvuga ngo saa 3 y'Imana iri hafi kugera. Reba ivuka rya Isirayeli ubwabyo bishobora kubabwira mu bintu mumva, mubona, mwiga, yuko isaha y'Imana igeze, ibintu bitangira gukorwa mu buryo bitakorwaga. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Hariya muri ONU abavose resolution ivuga ko abayahudi bakwiye igihugu cyabo. Mwabyumvise? Harimo abongereza bari babifitemo imbaraga, ariko bamaze gukoresha ibyo kubemeza ko hakwiye kuvuka ibyo bita foyer juif en Palestine, cyangwa Israeli igire umwanya mu gihugu cyabo. Mwabyumvise? Nyuma bamaze kuvota, mu nyuma abaje kurwanya ivuka rya leta y'Abayahudi n'Abongereza. Mu byuma muti abashikiye kwivuka nibo bagiye kubirwanya. Nimba ikintu wagishikiye uno munsi ku cyumweru, ejo mu gitondo mwumva urakirwanya, habaye iki? Vuga ngo wende ejo wagendeshaga amaguru, none uyu munsi ugendesha umutwe. Kuko ce n'est pas possible umuntu wa undi agahindura ibintu. Ariko kubera yuko ari isaha y'Imana, ntibabashije kubirwanya. Tariki 14 ukwezi kwa gatanu muri 1948 Israeli iravuka. Ben Gurion atangaza ivuka rya Israeli. None muvandimwe, mbere yuko ndangiza, agakiza kacu niyagarukire guhura tukabyina tukaririmba, ni byiza, turahimbaza Imana. Ariko si ibyo, kwizera kwacu twongerezeho ubwenge bwo kumenya Imana, bwo kumenya icyo Imana yavuze, twinjire mu dimension y'ijambo ry'Imana. Haleluya! Iyo umaze kwinjira mu bwenge bw'Imana nta kiguhungabanya, kuko abantu urababona n'ibintu ukabibona, ukamenya yuko muri iyi saha biro biragenda gutya, ariko mu saha iri imbere Rurema nareba ku isaha ye, hanyuma akabona ku isaha yagambire gukora ikintu yageze, uraza kubona abagendesha mu birenge bagendesha umutwe. Ibyari stable nk'umusozi bitangiye kubyina, kuko isaha y'Imana yigeze, ibintu byose bitangira kubyevinga mu buryo budasanzwe. Ibi ni ibintu mbabwira, aya n'amateka y'Imana.
ko niko Imana ikora. Ibyo rero biduha kuva mu bintu by'uburokore butari bwo, soit du fanatisme cyangwa ukabura aho gusa ukari ibintu. Idini ni ribi, muri tere ishoti mu izina rya Yesu. Iyo ugiye urakura mu kumenya Imana, ukamenya Kristo, uba dans une vie riche, abondante muri wowe. Yavuze ngo naje ngo intama zanjye zigire ute? Zigire ubuzima n'ubuhe se? Ibyo mwana bitekerejeho? Bazamubwiza urabufite wowe? Yohana 10 ngo naje kugira ngo intama zanjye zigire ubuzima kandi busa buri hese. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Où est l'abondance de la vie? Turi ngorwa turaho, turatinya ibizaba ejo. Wabyumvise? Uratinya abantu b'inyama n'amaraso bafite umuka amazuru yabo gusa. Ati ndagowe kanaka yavuze ko ari uranca umutwe. Ati none ndabigeza gute? Kagenda kugura imbwa 100. Buri mwese mu nguni ziri hejuru y'urukuta n'ibiki byose. Ntabwo turamenya ijambo ry'Imana cyo rivuga. Imana ije gukora ibyo yavuze. Nta na kimwe kikoma mu ngokora. Umwana w'umuntu ahinduka amazi atemba. Wari ukomeye ahinduka umunyantege nke. Hitler yari akomeye kuva 1939 kugeza 45 atsindwa. Ni murebe ukuntu yagendaga agakomanda. Bose bamugize nk'Imana. Avuga ko azubaka ibyo bita Troisième Reich, izamara imyaka 1000, ingoma y'Abadage kazamara 1000. Ariko Imana isaha yayo, kuko ntabwo yari ngombwa yuko Hitler ategeka isi. Isaha Imana igeze, ibintu bitangira kugendera mu buryo bucuramye paraporo ibyo yapanze. Uwari uteye ubwoba isi yose, abantu bose bamutinya, ibihugu by'Uburayi bindi mushitsi, noneho atangiye kugenda atitira. Iyo murebye amafoto y'iminsi ya nyuma uko ugira gutya, gutya atitira. Hanyuma yumvise ko Abarusiya, ingabo z'Abarusiya zigeze hafi yaho kije yari iri, baze ye, aratitira. Ahita avuga ngo padiri ari he, kugira ngo abashingire n'ubavaye nabo Eva Brown babanaga mu buryo butari bwo ngo abashingire mbere yuko bapfa. Ibyo ni bicurami. Uwo ninde ni Hitler a dit, je ne ferai pas la guerre, mais je ferai le tremblement du monde. Yaravuze ko azatigisa isi. Twabyize turi muri mashuri abanza turirimba gutyo. None turamubona agenda gutyo. Turamubona avuga ngo padiri ngo naze abashingire na Eva Brown mbere yuko bapfa. Mwabyumvise? Noneho ako kanya mwabyumvise we na Eva Brown batangiye kumbwa yabo bariyahura. Kugeza ubu ntibazi imibiri yabo. None bwa buhangange bwagiye. Isa Imana itaragera ngo icishe bugufi buri kintu cyose haba ibihangange. Bagoriyati baraba bakivuga bakitera hejuru, bakitakuma, bakabantu bahambaye, bakivu bakavuga. Abantu bakitakuma barakomeye n'abahanga barahambaye, turi ingabo zirasa niduhusha n'ibiki byose. Reka Imana ivuye ngo saa 3 yanjye ndabona hayibuzemo segonde 3. Ako kanya rero abitwaga ibihangange batangira kuhinduka amazi atemba. Amen. Amen. Haleluya. Ugatangira kubona ukuntu bifata, ukibaza ko ari babandi, bikakuyobera. Imana ivuze ngo ibyawe birarangiye,
nubwo twese twaza nka Uri na Aroni tukazamura ntibifata. Muvuge muti ntibifata. Yewe Abarundi bakwiye ngo ekada ntibikunda. Nubwo isi yose igafata hano ikazamura hano kugira ngo ukomeze kuba igihangange ntibikunda. Iyo Rurema ategetse byose biramanuka. Mwami tegeka ibyiza kuri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka ibyiza kuri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka gutsinda kuri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka gukira mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka kwagukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka kuzamurwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana itegetse nawe ushobora kuyikoma mu nkokora. Tegeka yuko intambara zo mu mwuka barimo zirangiye mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka yuko ubushomeri bamaze igihe burangiye mu izina rya Yesu Kristo. Tegeka yuko bwa bwoba bariya bwa bwoba bw'ejo yuko uyu munsi ubushizeho iherezo. Tegeka Mwami, iyo ategetse isaha igeze ibyo ategeka byose birumvira. Haleluya, haleluya. Ngo Imana yavuze rimwe mbyumva kabiri, ngo imbaraga ni iz'Imana. Uyu mwanya nimba hari abantu baguteye ubwoba, nimba hari ibintu biguteye ubwoba, ni ukubera ko biracyari mu bihe byabo. Ariko igihe cyayo nikigera, umwami w'abami, umutware w'abatware urabashaka ubabure. Hari isaha yawe, hari isaha yacu, hari n'isaha ye. Ntuve mu byizerwa, ibyo wiringizwa n'ijambo ry'Imana, ibyo wasengeye nimba bidahabanye n'ubushake bw'Imana, bihagarareho. Komeza umenye ngo ntabwo ari uko itumvise amasengesho yawe, ntabwo ari uko idashaka ko bikorwa, ahubwo hari isaha yawe wabisengeyemo, hari n'isaha yayo yo gukora. Isaha yayo yo gukora nigera, buri kintu cyose kirakoreka. Niyo mpamvu ubwami burahaguruka mu mateka y'abantu bukongera bukagwa. Roma yaragurutse iragwa, Babyloni iragwa, Egiputa iragwa, Ubugiriki bwa Alexandre burahaguruka buragwa. Mwabyumvise? Même l'empire américain s'effondra un jour. Nta na kimwe mu mateka gishobora guhagarara mu gihe Imana yahagurutse kwishyiraho iherezo. None uyu munsi wowe nibiki guteye ubwoba? None uyu mwanya wowe nibiki wumva yuko bikubuza umudendezo, bikubuza amahoro? Nibiki wumva muri wowe ibi bintu ntabwo byashoboka? Murabizi, iyo umuntu adafite umudendezo hareka imubuza umudendezo. Sibyo? Uvuga ngo nta kintu kidafite impamvu. Uyu munsi rero ibyo ari byo byose bikubuza umudendezo Imana yakuremeye, umenye ko isaha yayo nigera, ibyo byose urabishaka ubibure. Reka Bibiliya itubwire ko hari impamvu Imana mubona ngo yatinze, hari impamvu yayo. Amen. Nubwo ari iminsi ibiri Yesu amaze, iminsi ibiri yo mu ijuru yaragiye, 2,000 byacu muri isi by'imyaka, ariko ngo hari impamvu. Tso muri Petero 2. Haleluya. Ibice 3:9. Iyi niyo rezo nta yindi. Yari kuba yaraje n'inyuma y'imyaka 1000 yo mu isi, ariko hano ngo hari impamvu. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo. Muvuge muti umwami Imana ntitinze isezerano ryayo. Nkuko bamwe batekereza, nkuko bamwe odiro hagararaho, ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo, nkuko bamwe abo ni bande?
naba bandi batazi que le temps est relatif. Niyo abandi batazi ko hari ibihe by'abantu hari n'ibihe by'Imana. Abo no bitwa babandi. Natwe twari muri babandi. Ariko uyu munsi ubavemo. Amen. Ubavemo. Amen. Haleluya. Uvuga uti umwami Imana nagwa itinisirano byayo iratubwira impamvu. Nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Amen. Amashi ku mwami. Nta kindi gituma Imana idasozerano ry'ugaruka kwa Yesu ngo ni ukwihangana kwayo, kugira ngo hatagira urimbuka, bose bihane. Amen. Bakizwe. Nta kindi. Mwabyumvise? Ariko ukwihangana kwayo gufite iherezo. Niyo bita la patience élastique de Dieu. Muri théologie bayita longanimité. Nuvuga ngo Imana ukwihangana kwayo kururuka ari gufite aho kuragira. Na elastique iyo ukuruye araho igarukira. Rero Imana rero ntitinze isezerano ryaba ryo kwa Yesu cyangwa iryo gufitiye wowe. Amen. Ahubwo ifite isaha yagennye. Iyo isaha igeze ibintu byose birakoreka nk'uko ibishaka. Nta muntu yarogoye imigambi yayo. Haleluya. Nta circonstance nimwe, nta bihe na bimwe byaba bikomeye ngo Imana ntikore ibyo ishaka. Aho niyo abantu benshi bibeshyera, umuntu agahaguruka bakamurika inyuma, bakamushiraho ibyiringiro byabo, hakaba Imana yabo, ntibamenye ibi. Niyo mpamvu Yesu atubwira kenshi mu migani, aravuga ati nubwo wakwibaza ko ntinze, nta kabuza nzagaruka. Hahirwa uwo mugaragu wanjye nzasanga ari mu nshingano ze. Kugaruka ko azagaruka, ariko azagaruka ku isaha ye. Wowe ukwiye kuvuga ngo nimba ibi bimeze gutya, ni isaha ye itaragera, kuko nigera, haleluya, ibintu byose birahinduka. Haleluya. Abo witaga bakomeye urabashaka ukababura. Ibintu byitwa ngo ni ingutu, ngo nibishoboka, bitangira kuba ibintu byoroshye. Kubera iki? Kuko isaha y'Imana igeze. Haleluya. Ibintu ishaka mu mutima wayo birakoreka, haba mu isi haba no mu ijuru. Mwabyumvise? None mu kumutegereza bibituye ngo dukore iki? Kugira ngo wihangane mu kumutegereza, hari ikintu kimwe ukwiye kumenya. Niba utakirimo, hazagera aho n'ibindi yo tuvuga hano by'isaha yayo ni yawe ko bihabanye bitandukanye uzabyibagirwa. Abaroma ibice 12 ku murongo wa 11. Aha niho turangiriza. Dore ikintu gituma abagaragu b'Uwiteka batava mu kwihangana. Ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Amen. Reka dusubiremo. Ku by'umwete ntimubibyangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Mugirisha ishyaka pana ubunebwe. Mwumva? Mu gukorera Imana ngo tugire ishyaka, dukorane ingoga. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Kubera iki? Ngo soyez fervents d'esprit. Mu mwuka mukanguke, mugire umwete mu mwuka. Amen. Hanyuma ngo servez le Seigneur. Urumva? Mukorere umwami. Ni mukukorera umwami, mwibuke ijambo twatangiriyeho, ni umugaragu yahawe inshingano. Amen. Hanyuma igihe runaka gitambutse avuga yuko shebuja atinze, ava muri za nshingano ajya muri gahunda ze. Wabyumvise? Umwami yavuze amagambo ye ngo atangira gukubita bagaragu bagenzi be, ngo atangira kuba umusinzi n'umuntu yibera mu by'umubiri. Siko yavuze? Ngo hanyuma ngo shebuja araza, ngo aramufata, ngo amugira gute? Amucamo kabiri, ngo amuhana umugabane n'indya
n'indyarya. None rero bavandimwe, kugira ngo tuzasohorezeho ijambo ry'Imana, umwami isaha igeze azasange turi abagaragu badafite icyo bagahwa, azasange turi abo gushimwa, kugira ngo adushire mu butunzi bwe, ngo ngwino mugaragu mwiza. Nta kindi cyatuma asanga turi abagaragu bo gushimwa, ni ukugira umwete mu bye, umwete mu by'ubwami. Haleluya, haleluya. Abaririmba ni umwete, abavuga ubutumwa bavuga ni umwete. Haleluya. Ukorera Imana akorana umwete. Icya kabiri, amen, haleluya, mu mwuka ntakwiye kurangwa n'ubunebwe bwo mu mwuka. Nk'uko hariho paresse physique, ubunebwe bwo mu mubiri, hari n'ubunebwe bwo mu mwuka. Tukwiye kurwanya ubunebwe bwo mu mwuka. Nimba ari igihe cyo gusenga dusenge, nimba ari igihe cyo kwiyiriza twiyirize, nimba ari igihe cyo gufata akanya gusoma ijambo ry'Imana no kuritekereza no kuribaza ngo urimenye, ukwiriza kwawe kongereza ingeso nziza, wongereza no kumenya. Fata umwanya, haleluya, usome ijambo ry'Imana, usenge, uvugane n'Imana. Ibyo bintu bibiri, zel, ishaka umurimo w'Imana no kurwanya ubunebwe bwo mu mwuka. Amen. Hanyuma arangije avuga iki? Ngo serve le Seigneur, mukorere umwami. Ntidushobora kuza abagaragu bazashimwa n'umwami ibi bintu bidahari. Nimba utaramukorera ntabwo uzigera uba tayari. Kandi nimba uramukorera, reba uburyo umukorera. Niba umukorera purusa 5, 5% ari kibazo. Tangira umenye, ntuzi isaha y'umwami iyariyo, usi ibimenyetso yaduhaye tureberaho, sibyo? Ariko ku isaha yacu biratinze. Za mpanga ebyiri wasigaye mu isi yarashaje, kuko ibihe byabaye byinshi. Ariko uriya yagiye kure, umuvuduko hafi w'umucyo, yagarutse asanga uwo yasize bangana imyaka yaramaze kuba umusaza, ariko waracyari jeune. Kubera iki? Kuko aho yagiye igihe cyahariya gitandukanye n'icya muri isi. Mwibuke twin paradox, mwibuke paradox de jumeaux. Uyu munsi rero Imana irakuhamagaye kumenya ngo ntabwo itinze isezerano, ntabwo itinze isezerano. Ibyo yasezeranye izabikora, ariko izabikora ku isaha yayo, kuko hari isaha yayo, hari isaha yacu. Ariko iyo twamenya ntabwo itinze isezerano. Yesu kugaruka azagaruka ku isaha ye. Biri ukeneye kuri we azabiguha, ariko ku isaha ye. Hari isaha yawe, hari isaha ye. Nusenga ntuve ku isengesho ngo biratinze, narabisengeye kenshi, nakana karamfashije, ariko ntakirakoreka, ndabivuyeho, wenda ntabwo abishaka, si ubushake bw'Imana. Kamere n'umwarimu mubi, agwa ibisubizo huti kugira ngo uve mu byizerwa n'ibyiringirwa. Ntukumve inama za kamere, uzumva inama z'Umwuka Wera mu ijambo ry'Imana. Kamere iza kuyebesha, kamere iza kuvana mu kwihangana, kamere iza kubwira ngo jya muri shortcuts, shaka inzira za bugufi. Kamere n'umwarimu mubi, n'umujyanama mubi, ntuzigere umwumvira. Kamere n'umwanzi w'Imana, ariko umenye ngo Umwuka Wera n'ijambo ry'Imana niwe bajyanama bukuri. Haleluya. Ntabwo umwami atinze isezerano rye, nuko afite isaha ye, nawe ukaba ufite iyawe. Kandi isaha yawe irarambirana. Mwabyumvise? Ngo iyo ari hariya akareba isi, imyaka 1000 wowe isi maze, we ngo n'umunsi umwe. Ibyo rero benshi ngo ntago babizi. Niyo mpamvu bizera akanya gato, wajya kubashaka mu byo kwizera ukababura. Abantu benshi babaye des étoiles filantes. Ari inyenyeri ihoraho, izuba ni inyenyeri, murabizi? Izuba rihoraho, sibyo? Ndarangije. Izuba rimaze miliyari 5 ryaka. Okay? Science ivuga ko rishigaje indi miliyari
eshanu kugira ngo rirangize essence yaryo yitwa hydrogene. Hanyuma izuba rirangize ubuzima bwaryo. Mwabyumvise? Ariko rimaze imyaka miliyari eshanu. Igice cy'ubuzima bwacyo cyararangije. None iyi nyenyeri yitwa izuba ni nyenyeri ihoraho kuko imaze igihe kirekire. Nubwo izavaho imaze igihe kirekire. Imbere y'Imana imaze igihe gito cyane. Ariko imbere yacu imaze igihe kirekire. None nshaka kukubwira, hari izindi nyenyeri zitwa étoile filante. Ikibona umwe. Nuvuga ngo iraza nka nijoro ngo pya bakayibona, ariko si bose bayibona. Satani ashaka yuko wowe uba kibona imwe, bakubone rimwe gusa. Haleluya! Ubundi mwanya mitsigi zakujamije hasi. Wabaye kibona umwe, kuko bakubonye rimwe gusukizwa, abandi uko bakubona ntibigeze bakubona kiragiye. Bakubonye rimwe. Imana ishaka kuba étoile filante. Nishaka umukristo kibona umwe. Ishaka umukristo, haleluya, une étoile qui brille toujours et qui brillera. Haleluya. Inyenyeri imurika kandi izahora imurika. Twange kuba bakibona umwe. Haleluya. Wambonye muri 80 ngijijwe, akwiye kumbona 2021 ngikijijwe, 2022 ngikijijwe, no kuri 30 ngikijijwe. Kubera iki? Kubera ko uri muri nge ntabwo amurika ngo azime. Yesu ni nyenyeri mu ruturuturu, azamurika iteka ryose. Tugira dusenge bene data. Ndibaza ko wumvise yuko nukwiye na rimwe kujija Imana ku isaha yawe. Nuzarebere ubwizerwa bw'amasezerano yayo ku isaha yawe, ku bihe byawe, kuko Imana nigengwa n'ibihe byawe. Imana igengwa n'ibihe byayo. Rero uyu munsi tangira uwizerwa n'umwiringirwa mu muhamagaro wawe, mu bukristo bwawe, kubera yuko waguhamagaye no kwizerwa no kubikora, azabikora. Ninde yizera aya magambo? Haleluya. 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 Abantu n'ibihe ntago bazamunyomoza. Amen. Qui vivra verra. Haleluya. Ibi byose musomana ni ukuri, kandi igihe nikigera cy'Imana bizaba ukuri mu maso y'abantu. Turashaka dusenge. Turarusenge ngo abantu bose bari hano, Imana ibahe ubwenge bwayo kugira ngo mu byo bahagazemo bazajye bafashwa n'ibi. Nimba ibintu bitamva imbere, suko byananiranye, isaha yayo ntiragera. Icyo ngikora ndashishikara mu byo amamagariye. Isaha yayo nigera irabivanaho. Genshingano zanjye nkomeze mu byo amamagariye. Hanyuma kubikuraho nizabikuraho. Ibyo ni biki? Ndavuga ibigeragezo byawe izabikuraho. Ariko wowe ngo gira umwete mu murimo wayo, rwanya ubunebwe mu mwuka, korera umwami. Ahasigaye Imana ifite control ya buri kintu cyose. Nibikomeye uyu munsi bizatumuka. Igisa Imana igeze, ibintu byose ishaka gukuraho irabikuraho, ikarema bishya. Niyo mpamvu uyu munsi nashaka kubwira ngo hagarara mu bwizerwa, ntago uzakorwa n'isoni. Shizi Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, abazari hagararaho nibazakorwa n'isoni. Reka tuzamure amaboko yacu imbere y'Imana. Haleluya. Reka umuntu wese abwira Imana mbere yuko nsenga. Bwira Imana yuko wamenye ko ari isaha yayo tandukanye n'iyacu. Ibi bintu nasengeye kuva kera ndabigarutseho kubisengera. Mwamumbabarira igihe cyose nateshutse, nararambiwe, nabonye ko ibintu byarambiranye, ntago namenye ko hari isaha yawe n'iyanjye biratandukanye. Ibyo bintu umuvandimwe ushaka Imana igukiza, mubwire yuko wizera yuko iri bugukize. Mubwire ko ibigeragezo isaha yayo nigera biraza gutumuka. Imana irakumva, nuko twasenga twese Imana iratwumva.
Dieu est omniscient. Imana izi byose. Mwami Yesu, ndakweretse iri teraniro. Tumaze kumva ijambo ryawe. Umunsi umwe nk'imyaka igihumbi imbere yawe. N'imyaka igihumbi yo mu isi ni nk'umunsi umwe imbere yawe. Kenshi twaritotombye ngo ntabwo watwumvise mu byo twasenze. Kenshi twavuye mu byizerwa, mu byiringirwa, kuko twabonye ko bitagishobotse. Twarahagaze mu bihe byacu twibaza ko nawe nibyo bihe byawe. Uyu munsi twamenye yuko hari ibihe by'abantu n'ibihe byawe. Tubabarire Mwana ibyo twateshutsemo byose kubwo kubura kwihangana, kubwo kubura gusobanukirwa yuko hari ibihe bitandukanye, iby'abantu n'ibihe byo mu ijuru. None uyu munsi Mwami, ndasaba ngo amaraso ya Yesu Kristo ahanagure Mwami ibyo byose bitagenze neza mu buzima bwa buri umwe wese. Amaraso yawe ahanagure. Ahanagure ubugito bwacu. Ahanagure ubupfapfa bwacu. Ahanagure kwiheba kwacu. Ahanagure Mwami guzagurika kwacu. Ahanagure ubuswa bwacu. Ahanagure ibyo byose byatumye tutagenda nk'abanyabwenge, tukagenda nk'imburabwenge. Uyu munsi twamenye ukuri yuko ufite ibihe byawe wagennye. Iyo bigeze ibintu byose birumvira. None uyu munsi ku butware wampaye mu izina rya Yesu, ndabwiye buri kintu cyose mu buzima bw'abana bawe, mu buzima bw'abakozi bawe, ndabwiye buri kintu cyose yuko isaha y'Imana nigera ibyo Imana ishaka kugukoza, Imana izabigukoza mu izina rya Yesu. Icyo kigeragezo umaze mu minsi, isaha y'Imana nigera wakigeragezo we uraza kuzinga ibirago ukaba mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Iyo ndwara basengeye kugeza uno munsi ikaba igihari, symptoms zikaba zigihari, isaha y'Imana mu izina rya Yesu Kristo irahagurutse kuri wowe. Wa ndwara we tangira kwimuka mu izina rya Yesu. Ndatuye yuko Imana ifite ubutware ku bintu byose, ari biboneka n'ibitaboneka. Uhereye none Satani nta bubasha ufite ku buzima bwacu, kubera yuko Imana rurema niyo yatubwiye ngo nimwizere Imana nanjye munyizere, kandi ijambo ryanjye ni ukuri. Icyo naritumye gukora kizakoreka. Nkuko imvura igwa ikameza ubutaka, niko n'ijambo ryanjye riri. Ntago rizangarukaho ritakoze icyo naritumye gukora. Uyu munsi ndatuyituze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uyu munsi ndatuye amagara mazima, ubuzima buzira umuze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndatuye gufunguka mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Amadayimoni y'ubunebwe mu mwuka turayatumuye mu izina rya Yesu. Amadayimoni y'ibitotsi byo mu mwuka turayatumuye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya Mwuka Wera fata control mu buzima bwa buri umwe wese. Buri umwana w'Imana uhereye none ahagarare nk'uko ushaka mu gakiza wamuhamagariye. Urakoze Mwami, turakwiringiye, ntituzakorwa n'isoni. Mu byo watwizeje, mu byo watwiringije, nta na kimwe kizadukoza isoni. Uduhe kukwizera, uduhe kukwizera contre envers tout. Tukwizere Mwami nubwo ibyo tubona byanyomoza ibyo wavuze, twizere ibyo wavuze. Uduhe kutizera ibyo tubona, twizere ibyo wavuze, kuko ntabwo ijambo ryawe rizahera. Mwami, ndagusabye mu kurangiza ukwizera kuzima kongere guterwe mu mitima y'abana bawe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kandi turatuye imbere yawe Mwami yuko muri wowe Kristo Mwami wacu wafuye ukazuka, we are more than a conqueror. Nous sommes plus que vainqueurs. Hallelujah. Tu washindaji zaidi ya wote.
turabanesha basumba bose muri Yesu Kristo, kandi tuzategeka nawe igihe nikigera. Amashyi menshi ku mwami Yesu Kristo. Haleluya. Tugira tubahe umugisha, ariko nashaka kubabwira ibintu bibiri. Hano na hano, ni mu mutima urimo kwizera, ubwonko bwawe bukurikire, n'ururimi rwawe rukurikire, uzanesha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Shalom, shalom, shalom. Muzagire icyumweru cyiza. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@bithechurches.net.